amazina yanjye nitwa Kajabika Andrea, ndi umukristo w'itorero rya ADEPR i Nyarugenge hano mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Nkaba ngiye kuganira namwe amagambo aboneka mu itangiriro ibice ni 37 ku murongo wa 23. Cyo ni icigisho gikomeje, cyo cigisho gikomeje gute gushize twize kuba umukristo mu bihe byose. Nubu nico dukomeje yateme yo kuba umukristo mu bihe byose. Ibihe tuvuga ni ibihe by'umunezero, ibihe by'umubabaro, ibihe ushonje, ibihe uhaze, ibihe bitandukanye nawe urimo. Ushobora kuba uri mu gihe cyiza, ushobora kuba uri mu gihe kibi, ariko uyu mwanya tugiye kuganira kuba umukristo mu bihe byose. Hanyuma rero dusome ayo magambo aboneka mu itangiriro ibice nari maze kuvuga 37 murongo wa 23. Haravuga ngo Yosefu ageze kuri bene se bamwambura ya kanzu ndende, baramufata bamujugunya muri rwa rwobo, kandi rwarimo ubusa nta mazi yararurimo. Bishazwa no kurya umutsima, bubuye amaso babona intara y'Abashimayeli bavuye i Galeyadi, bagenda bafite ingamiya zihetse imibavu n'umuti womora n'ishangi, babijyana muri Egiputa. Yuda abwira bene se ati, kwica mwene data no guhisha amaraso ye bizatumarira iki? Nimuze tumugure n'abariya b'Ishimayeli, amaboko yacu ye kumubaho, kuko ari mwene data, tukaba akara kamwe. Bene se baramwumvira. Amen. Tugiye kandi gusoma andi magambo agaragara hangaha mu gitabo ca Yobu. Yobu, igitabo ca Yobu ni igice ca 2, umurongo waho n'uwa 9. Haravuga ngo umugore we aramubwira ati, mbese nubu uracakomeje gukiranuka kwawe? Ihakane Imana wipfire. Ariko aramusubiza ati, uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abafafa, mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana, tukanga guhabwa ibibi? Muri byo byose ntacaha Yobu yacumurishije ururimi rwe. Turongera kandi dusome andi magambo yanditse hano mu butumwa. Tutangire muri Yeremiya ibice 12 umurongo waho n'uwa 1. Avuga ngo, Uwiteka we, iyo mburanye nawe ni wowe ukiranuka, ariko nkundira nkubaze iby'imanza zawe. Kuki umunyabyaha ahirwa mu nzira ze? Kuki abariganya bagubwa neza? Warabateye bashora imizi, barakura ndetse bera imbuto, baguhoza ku rurimi, ariko ukaba kure y'imitima yabo. Twambutse Yeremiya ibice 15 umurongo wa 15. Haravuga ngo, ayi Uwiteka ni wowe ubizi, unyibuke kandi unsure, umporere abandenganya, kubwo kwihangana kwawe ntukureho, umenye yuko nababajwe ngatukwa ku bwawe. Amen. Dusoreze muri Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ni ibice byaho 27. Matayo bice 26 umurongo wa 47. Twumva uko havuga. Matayo ibice ni 26 umurongo waho wa 47. Haravuga ngo, akibivuga Yuda, umwe muri abo 12, azana n'igitero kinini, afite inkota n'ishimbo, giturutse ku batambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko. Ariko umugambanira yari yabahaye ikimenyetso ati, uwo ndi busome niwe uwo mufata.
uwo mwanya yegera Yesu aramubwira ati n'amahoro mwigisha, aramusomagura. Amen. Aya magambo dusomye n'amagambo navuze ngo ni igice Yosefu yinjiyemo atari yiteguye. Iyo umuntu ari umukristo cyane dukwiye kumenya yuko ibihe byose bigenda bisimburana. Yosefu yabanye na se, ariko ngo bukeye Bibiliya iratubwira ngo Yakobo abwira Yosefu, aramubwira ngo naje kureba bakuru be mu rwuri amenye amakuru yabo uko bameze. Bari ahantu bita i Dotani, aragenda ngo agituruka kure bakuru be baramubona. Bamaze kumubona hari ijambo rikomeye ryababayeho, batangira kuja inama. Baravuga ngo dore Karosi araje, kandi ubwaje hari ikintu dushaka gukora, reka tumufate tumugirire nabi tumwice turebe uko ziriya nzozi zizasohora. Yosefu ntacyo yarazi, arabegera arabaramutsa. Muri uko kubaramutsa ngo baramufata baramusumira, baramuboha bamujugunya mu cyobo cyari aho ngaho, ngo ariko nta mazi yari akirimo. Bibiliya niho twasomye ngo ari muri icyo cyobo ngo bicazwa no kurya no kunywa, cyangwa se bicaza no kurya umutsima, kandi ndibwira yuko ari we wari ubagemuriye uwo mutsima. Ariko bicazwa no kurya, ariko ngo mukanya abona Abishimayeli batambuka, baravuga Yuda arababwira ngo ntacyo byatumarira kumwica, reka tumugurisha amafaranga hanyuma agende, ntabwo izo zizasohora. Hanyuma baramufata baramugurisha. Yosefu yinjiye mu gice gikomeye cy'ubuzima, aricyo twavuga ngo igice abakristo benshi baza binjiramo bakibagirwa Imana yuko hari yabanye nabo mu bihe byashize. Tukiri aha ndavugamo uduce nka dutatu. Igice cya mbere Yosefu, igice cya mbere kiravuga ngo Yosefu amenya bene se aba ari bo neza. Kabiri, Yosefu yinjiye mu itotezwa ry'ibitekerezo. Igice cya gatatu, yanze gusambana na Mukapotifari bituma aja muri gereza. Aya magambo ko ari atatu, Yosefu ntabwo yarazi yuko bagira urwango rungana kuriya bene se, yuko bamwohera cyangwa se bakamwica. Oya, baravuganaga, ariko ntabwo yarazi urwango rwabo aho rugera. Ariko uwo munsi abasanga yabonye urwango rukomeye cyane, biramutangaza. Kandi arabasobanukirwa, abonye bafashe amafaranga hanyuma bakamutanga. Ico gihe Yosefu yaravuze ati, si aba bantu tuvukana ni bantu ki? Aba bantu bangurishije, abantu bankuye mu muryango wa data, abantu banyoheye ahantu ntazasura kandi kubabona. Yosefu, Bibiliya iratubwira ngo, twasomye amagambo ya Yobu yasubije umudamu wiwe. Yobu nawe yinjiye ahantu bitewe n'ibigeragezo, umudamu we aramubwira ngo watutse iyo Mana ukifira, ucakomeje gukiranuka. Yobu kuko yari yaramenye Imana yiwe, iwe aramubwira ngo uvuze nk'umwe mu bapfapfa, kuko Imana ntiyaduha ibibi gusa ibyiza ngo reke no kuduha ibibi. Yarazi kujera ibitekerezo byiwe Yobu, ariko nabwo amenya umugore wiwe babana ukuntu ari umunyabyaha, ukuntu yatekereza gutuka Imana, ariko arabyihanganira. Ikindi twasomye ni igihe Yesu yari mu gashamba k'Igetsemani, ngo abona Yuda uwo yari yaratoranije nk'intumwa, ngo agezaho azana igitero kivuye ku batanzi, ku buryo baje yari yabahaye n'ikimenyetso. Aravuga ngo uwo nsoma amagambo nkamusomagura, uwo niwe mufata. Kuko urebye birashoboka yuko abigishwa basaga na Yesu bari abazungu, bari abantu barebare, cyangwa se bari ku rugero rumwe, ariko Yuda abaha ikimenyetso, aravuga ngo uwo nza gusoma ni uwo nguwo mufata, niwe Yesu biramutangaza. Nawe abigishwa bamenya neza Yuda uwo ari we. Naho igihe bajyanaga nawe ntabwo bari bazi yuko Yuda yagera ku rwego rwo kugambanira umwami Yesu.
ariko iyo umuntu ari mu kigeragezo nibwo amenya abo babana, nibwo amenya neza abo babana nimba bamukunda cyangwa se nimba bamwanga. Icyo ni igice kigaragaza neza yuko kumenya umuntu umumenya uri mu kigeragezo cyawe, kandi icyo kigeragezo cyawe kikwereka neza uburyo abantu bateye. Icya kabiri ngiye kuvuga, Yozefu yinjiye mu itotezwa ry'ibitekerezo. Ubu ngubu rero hari ikintu tuza kwita guhahamuka. Ni ibitekerezo byinshi umuntu agira, bigasa naho zuzuye umutwe we cyangwa se mu bitekerezo byiwe, akumva aracanganyikiwe. Yozefu yinjiye mu itotezwa ry'ibitekerezo, nubwo atahamutse bigaragara, ariko yabonye bamushizemo umugozi, baramutwara bamujyana ku isoko kumuremesha k'itungo. Ahari barakandakandaga ngo bumve amagufwa yiwe yuko akomeye, yuko azakora imirimo y'ubucakara. Yozefu biramugora rwose, kuntu bari bamwambuye yakanzu ndende, barayitwara bamwambika indi myenda yitwa n'imyenda y'ibigeragezo. Yozefu yinjiye aho hantu, tibyamukuyemo ubukristo, tibyamukuyeho kuba umuntu w'Imana. Arihangana, araceceka. Yozefu aza gukundwa cyangwa se aza kugurwa n'umugabo witwa Potifari. Ariko kiri aho ngaho mu bitekerezo cyangwa se mu ntambara z'ibitekerezo, aha ngaha benshi baza bahacumurira cyane, kandi niho benshi baguye, niho benshi bagiye bananirwa iyi nzira y'agakiza. Benshi binjiye aha ngaha muri iki gikombe kimeze nabi, ngo bigatuma bareka, bigatuma bagaruka. Iyo usomye igitabo cy'umugenzi uzasanga mu Kristo ngo yahuye n'abari bamaze kubona igikombe cyitwa igicucu cy'urupfu, ngo bagarutse biruka bakimiranye, baravuga ngo genda icyo gihugu kizaba icawe. Twebwe twabonaga imyuka abadayimoni muri icyo gikombe, harimo umwijima mwinshi cyane, ariko twebwe turifuye, turagarutse, dusubiye muri rimbukiro. Abo ni bamwe Bibiliya zivuga ngo hariho benshi bava mu byizerwa bagasubirayo. Ariko mu Kristo we ageze ngo ku munwa cyangwa se ku itangiro ry'icyo gikombe, ngo yafashe intwaro yitwa gusenga ku buryo bwose. Yabonye yuko cyarimo umwijima mwinshi, cyarimo amadayimoni, cyarimo uruhavu, harimo imitego y'ubwoko bwose, ariko mu Kristo akomeza kunyura muri icyo gikombe. Niho mwanditsi yavuze, uriya witwa Dawidi muri Zaburi ya 23 yaravuze ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Yari yinjiye mu gikombe gikomeye cyane. Hanyuma iki gikombe Yozefu yari yinjiyemo cyaramutoteje cyane mu bitekerezo. Niho Yeremiya nawe yavuze, aravuga ngo reka nkubaze ikibazo mwami wanje. Aravuga ngo iyo mburanye nawe urantsinda rwose, ariko reka nkubaze niki gicatumye abakiranirwa, abantu b'abanyabyaha ubatera bagashora imizi, bakagira imbuto, bakera imbuto. Ariko ngo aje kumenya ijambo rimwe, aza kumenya yuko ngo Imana iba kure y'imitima yabo. Imana iba kure y'imitima yabo bitewe n'iki? Ntabwo bamenye Imana. Mwene data, nubwo wagira ibintu byinshi, ugashora imizi, ukagira imbuto nyinshi, imbuto n'abana, ukagira umugisha wo kubyara, ukagira umugisha w'ibintu byinshi, ukaba ufite ikibanza gikomeye, ama etaje, ukaba ufite n'amazu meza n'imitungo myinshi, ariko Imana iri kure y'umutima wawe, ntacyo bizakumarira. Akomeza gutaka Yeremiya muri kiriya gice cya 15 aravuga ngo yiwe Uwiteka we unyibuke kandi unsure kuko newe wambabaje. Ndabizi yuko ni wowe nababarijwe. Imana yari yaramuhamagaye abo muhanuzi mu gihe Abisirayeli batamwumvaga, bakamukubita bakamuta mu rwobo rurimo amazi byondo. Yeremiya aravuga ati waranshutse nanje nemera gushukwa. Arataka aravuga ngo Uwiteka we unsure. Ariko aza kuvuga ku murongo wa 15 aravuga ngo wa 16 aravuga ngo amagambo yawe amaze kuboneka ndayarya, ambera umunezero n'ibyishimo. Nta kindi kizakizura abakristo ni ijambo ry'Imana. Muri ryo tetezwa ndangiza iki gice, ndakurarikira mwene data mu bibazo ufite, mu ngorane uhura nazo,
menya yuko Imana itakubwiye kure. Nubwo umwambaro w'igikundiro, nubwo abantu batakigukunda, nubwo utambuka abantu bakaguseka, nubwo utambuka abantu bakanyorana inzara, ariko ndasaba kugira ngo Imana ikugire neza. Reka dusenge dusoza iki gice. Mana Data, turagushimiye yuko mu bigeragezo utazutuba kure, ahubwo utuba hafi. Genderera Mwami Yesu Kristo abantu bawe bose, ubagirire neza. Abari mu bibazo ubahindure Mwami, bamenye yuko bari kumwe nawe. Urakoze kuko uri Imana yita kwitwe, n'izina rya Yesu mzambaje. Amen.